maze iminsi nkurikirana ibiganiro mukora abonye umwari utagira uko hasi wagira ngo yariremye nawe urabona iyi nzobe wagira ngo ni ibido ntayirebere kwera Imana irarema kwera ibi biritwa ikibwa kagira Imana we Munezero na ndi tayari kugo siko ntiwamushimira ariko niba byumva bariyahura kiro sobuta abagiriye bajya ndaguhatiki wow Yesu we baby nibeshyuka mu mwanya wawe kiro suzamwibagirwa n'isura uyibagirwe do singahondi baby sigutanga care ndacaringa kwera mu gitondo kenza nk'ni mugoroba baby do ukora geste imwe gusa yo kunyegera gusubira inyuma bizakunanira wallahi reka nkubwire rero maze ibyo nkubwira n'ukuri TV rero mwongeye kwibuka kandi muraho mugubwe neza aho muri hose by'umwihariko reka burya n'ubundi baravuga ngo utera uburiza arabwibanza reka tubanze duhuze abanyarwanda badukurikiye tukimara kubasuhuza ntago twajya kure cyane ya East Africa abarundi baradukunda cyane abagande nuko abanyekongo mumeze mute ngende nzindimi nkeya cyane mbasuje wese wenda buri wese mu rurimi yumva ariko turiza tudashidikanya ko aba diaspora badukurikirana cyane kandi aba diaspora burya n'abanyarwanda bahe baba hanze abibwo tamasi imbere rero hakurya y'imbibi z'inyanja nabo turabasuje cyane ntago tugore cyane kuvuga abantu bari hano imbere cyane ko tuvuze ku diaspora mbona hari ukuntu agize gutya hari abo yumvishe dukomojeho cyane ko nawe turi kumwe reka tuze twakira abantu turi kumwe nabo hano umwe si mushyashya mu maso yanyu undi ako nta n'umushyashya n'umwe ariko reka bivuge mu mazina yabo turi kumwe n'abandi na Jojo urumva bihagije ndumva bihagije Jojo w'iburera ya nkuko bivuze muri kumwe na Jojo umudiaspora from Canada kigatara ariko uri ku cyangwe reba ibirombo uriho dufashe tubwire wenda tutarajya no kumuvandimwe turi ku ruhande ayo maherena wambaye akoze mu buhe muri hebuye ntago mbizi diamond ni oro ni bronze ni ibirombe iyo mpeta agira gutya bayiriho warayambitse narayambitse ariko n'ubundi baravuga ngo mu kinyarwanda cyiza ngo mbere y'igihe si igihe nyuma y'igihe si igihe igihe n'igihe cyacyo hari igihe uzayambikwa wenda ushonje wishyuwe twagiye ni iburyo bwawe ni ibumoso bwawe ntibari iburyo ntibari ibumoso ese ubundi ibyo byose kuri yawe TV ntabwo mwese muri bashyashya ahubwo reka umenyerewe cyane reka twakire Jojo atwakirira umushyitsi atwakirira umuntu okay bakunzi ba yawe TV nkuko mubireba hano tuhafite umusore mwiza ariko nawe twagira ngo tumwakire nyine mu mazina ya yawe TV karibu kuri yawe TV ikaze na karibu turamwakiriye mu izina rya Yesu amen amen ariko amen abisobanuye gute nzi ko bakunda kubikoresha cyane nk'iyo wenda bamaze nko gusenga bakunda gusoza bavuga ngo amen ariko Jojo nawe wagwishije amazuru urarambaraye wallahi ntabwo uzi icyo amen abisobanuye nyine baravuga ngo amen cyangwa se murakoze cyangwa se nuko nyine iyo simbizi gusa icyo nzi cyo nuko iyo barangije gusenga basoza bavuga ngo amina reka two kugora umushyitsi cyane reka mbisobanurire ubundi yagiye atubwira amazina yiwe muri rusange amen abisobanuye ngo bibe bityo exactement amen urumva ntago nari mbizi murakoze kumusura uraza amen inyubako isenya ikuzimu njya numva ngo ari ni byinshi cyane koko se okay kuvuga no gutaruka reka twakire umuvandimwe yivuge amazina yiwe tumenye ngo tugiye guterana n'abandi okay murakoze nitwa Yves ndi umunyagikondo
ikintu narenzaho kivuga ngo umwana w'igikondo ariko niko babiririmba Kicukiro Center Nyamirambo Center ibyo ndabivuze Rudi nyumve apfa Nyamirambo Kondo tubyiniza ibikwezi ariko se mwe mubizi ko ntabyo nzi ngewe ngo najye mite nkubitamo Okay igikondo witegeye Nyamirambo ugana mu mujyi wagenda n'amaguru urahagera nta n'ikibazo umwana no mu mujyi biragaragara ariko rero no umunyamujyi n'umu diaspora diaspora do ntabwo nawe wabibonye ni mukica Niko Ive yo welcome asante papa ni ibiryo no mwitozo mwese urese asubize kubwiwe kuko ndabona mwese mwuzuye babyita ugushaka kw'Imana yego nawe reka asubize utamusubiriza asa ko mbona wizihiwe sister hari icyo yabonye ariko noneho kandi ndakimuha oya okay nyine no kubera Imana buriya iyo utuje byose birashoboka yego ni ibiryo umubiri wanyu cyangwa wenda ntago navuga ngo ni ibiryo cyangwa iki gusa iyo utuje byose nyine umera neza buriya iyo umeze neza iyo utuje no mu buzima bigenda neza yego wenda dukomeje ku mubiri ive nawe turaje tubikomozeho none se furesheri zo ni za kavuki ni zo mu muryango cyangwa ni air condition oya nyine furesheri zo buriya hari ukuntu bimeze urabona ariko dufashe tubwira agakwafe kitwa gute wenda ntabwo navuga ngo agakwafe kitwa gute nyine nawe urabibona ntabwo biba byoroshye umuntu aba yaragezeyo ese ubundi tentere zibamo amaboko angahe amabara ayo nzi ni 3 yego tutayagiyemo cyane wahisemo gute gushyiraho iryo bara impamvu nahisemo gushyiramo iri bara nuko ndikunda yego okay twigendeye wenda sinzi niba mwicaye nabi mwicaye neza simbizi wenda baravuga ngo wicaye nabi ababaza imbere ye ariko ntago muri buze kubabaza imbere yanyu kuko ndahamya ko ariko twicaye neza oya ahubwo weho sinzi impamvu ahantu uri gushingira uvuga ngo twicaye nabi okay Ive uwo mubiri wawe wowe ni ibijumba ni amateke ni amakaroni ni iki cyangwa nuko ntabwo nzi icyo ari cyo ariko icyo mpamenya ni kimwe kuko nta kinini n'urushinge birimo nta kinini cyangwa urushinge birimo nta kinini nta rushinge ariko tuzi ngo hagati ni ibintu bitatu ikinini urushinge icyuma n'umubiri kamere ni iki muri ibyo bintu n'ibyo bibiri bya nyuma bisigaye ibya bibiri bya mbere icyuma kamere icyuma cyo gutema se guterura ikize umwitozo umwitozo ndi umusportif bisanzwe okay asa umujye kumuzana inda ushundi ibiro heavyweight oya gusa na munyangura wa munyangura kunyangura kwandura kumvisha wapi nadusobanurire kunyangura nzara tugira ahantu herereye nyine humura ibirenge gukora hasi ariko noneho okay ntabwo biri clear kunyangura wabyumvishije okay kara kanyuzemo rero nuko dutanga ikaze kuri yawe TV utuntu n'utundi dusekeje dushimishe kugira ngo urese yumve okay mwese feel at home murakoze cyane muri sanga kuri yawe TV nuko twatangiraga rero muri kuri yawe TV ikaze bamuganira ni Joanna Brezius umungu wishimirwa na benshi kandi nawe akabishimira igikundiro ntikigurwa ahubwo Uwiteka bigira mu ruhare amena okay rero reka ngire akantu mbisubiraho gake cyangwa mbanza kubaganirizaho gakeya impamvu mwahuriye hano ndamya ko reka mbabaza muraziranye oya ntabwo tuziranye Ive uyu musista uramuzi yego ndamuzi ngewe mu muhanda iwabo social media he mbere ko mushyiramo kamera zanyu twari turi kuganira nawe
twicaranye turi no kuganira ariko by'umwihariko iyo tugira ubukristo by'umwihariko wamubonye mbere yo kumuhurira mu social medias yes ubwira wumva ntavunika ibikorwa birivugira uburanga burivugira uyu musista no mu Diaspora yagaragaye kuri kamera zitandukanye harimo n'iza yawe TV mu Diaspora nk'uko yabyivugiye yagaragaye cyane ku nkuru z'urukundo bigira uko bigenda kugeza ubu ngubu ntabwo tuza ko bihagaze mu mutima we wenda ari buze no kutubwira if nawe yagaragaye kuri kamera za yawe TV n'izindi nyinshi zitandukanye kugeza ubu ngubu ariko hari agaseke dupfundikiriwe twese ariko ufite urufunguzo rw'ako gaseke ndamya ko wenda ntibeshye cyane ni Yves kuki uri hano ikikugenza ni iki ndagenzwa n'amaguru ntabwo karafatwa umva nta nubwo agenda suri bucishijemo ntabwo agenda yicaye agendesha amaguru utayafite se muri mwe ubwo nyine hari impamvu nubwo rwose kuva igikondo kugera aho turi yaje n'amaguru abandi mwayasize se ntabwo birakunda murakoze ahubwo impamvu ubwo yumvishije nabi cya kinyarwanda anyway bikada gaciyemo maze iminsi nkurikirana ibiganiro mukora babonye umwari utagira uko hasi wagira ngo yariremye nawe urabona iyi nzobe wagira ngo ni ibido ntayirebere kwera Imana irarema kwere ibi biritwa ikimwa kagira Imana we iza budashirira eko noneho njye wabyisabiye ko mwamuzana uyu mukwari hagira nawe ikiganiro ndakeka ibyo turimo how you feel it ntakibe gutwara icyuma oya tugire gutya twishimiye kukubona no kumenyana nawe byose nyine urumva kandi byose bikarangiriramo yego wow ukaba uremeye byose ase bitebye ko muri kurwanya wowe uri ntabwo ibyo twabivuze gusa nyine ngewe ku giti cyanjye nishimiye kumubona no kuba ndi kumwe nawe yego okay Yves urakoze cyane wenda kuvuga ikikugenza wenda ibindi n'imbere ariko kuvuga no gutaruka mwese dufite icyo twaganira ariko kanihere kumeze nkaho ari we umenyerewe cyane kuri kamera za yawe TV Jojo amakuru mu Rwanda ibintu ni fresh ni hatari warahababarijwe ni hatari nyine tu yego okay ubwo duherukana ari inshuro twahuriye i Musanze hari byakugenzaga twongera kuganira hano nyuma yaho gatoya kuri yawe TV nabwo muhahurira n'uwari wakujyanye i Musanze ari nawe wakuvanye Canada bigeze he nk'uko duheruka kuri yawe hano kuri yawe TV yego nakuyemo akanjye karenge nyine hariya nyine navuyeyo tu wagize gutya narayamanitse amaguru n'amaboko nyine navuyeyo ntacyo nsizeyo nyine navuga ni uriya oya ubu ndatuje nyine meze neza nta kibazo icyabinteye nabonye ubundi wavuye he kwanza kugira ngo hari umuntu ushobora kuba duhita ko twibutsa n'abantu barebye kino kiganiro ari ubwa mbere baregeye yawe TV wenda batararebye ibyatambutse bindi bakandika subscribe then bajya babona ibiganiro bikurikirana kuri yawe TV kwanza ubundi uba ukuye amaboko n'amaguru hehe wayamanitse gute wafashe icyemezo ute kuri ndebe gite nk'uko babizi cyangwa se wenda n'abatabizi uko bimeze barabizi ko nakundanye na Kiroso ariko Kiroso biza kurangira dushwanye nyine turangana bitewe n'uko hari agacu yari arimo ngewe ntashakaga nyine kuri ngewe kuko urumva numvaga ko ari nge dukundana ariko nyuma nagiye mbona abandi batandukanye hirya no hino barabizi bamwe barabibonye tujya i Musanze ibyabaye barabibonye nyuma yaho rero nza gufata umwanzuro ku giti cyanjye ndavuga inti wo kugira ngo nkomeze nirukanka inyuma y'umuhungu amanywa nijoro ngaho mwirukaho amarira menshi n'iki nageze aho
mbitekerezaho mfashijwemo n'abashuti banjye bari hirya no hino nabo ndabashimira turaganira baranganiriza nanjye ndababwira nyine ndabohokerwa ndababwira uko byari byifashe hagati yanjye na Kiroso ariko biza kurangira nanjye numva mfite imbaraga zo kuba namureka nkakomeza ubundi buzima nyine ubwo numvishe ko nyine siwe bucura si nawe mfura mu bahungu naravuze nti reka mwihorere wenda n'abatari bariya bazaboneka ariko Jojo kuri kurasa mu cyico uri kuvanira niba mu mavi niba ari hehe oya okay kamwe mu kantu ufata icyemezo bwa nyuma yego nakaye wafatiye icyemezo akantu katumye mfata icyemezo ka nyuma nigeze kubona yagiye ngo yasubiye Musanze kwa wa mukobwa ngo yamukoreye bidi n'iki urumva ibyo noneho ntacyo bitanyeretse nyine byarandiye njya mu cyumba ndarira ndihanagura ndavuga okay nyine genda nikomeza gake gake ariko Imana yagiye bimfasha bo nyine ndumva ameze neza nyine uko ubibona nyine tu urumva muri wowe umeze neza nduzuye we bien ndumva ameze neza pe nta stress mfite nta kintu reka twiganire kuri Yves wenda urabyumvishe wenda harimo ibyo uzi harimo n'ibyo utazi wenda simbizi ariko kuri uyu mwari ku gasituriho gakeya kuri testimony yo gake yavuze byakiriye ute cyangwa byumvishe ute cyangwa ubu none urumva umeze ute ku byo mwicaranye avuze none natanye mbwa ngo pole yego ariko yaravuze n'ukuri uwo mugabo ntabwo ari we mfura mu bahungu cyangwa gucura mu bahungu ako niko watoyemo kuko nyine watoyemo mu ijwi rye abivuga ndetse mbonamo agahinda kenshi cyane ibyo byose byamukoze ku mutima yarababajwe ariko igihe cyari iki ngiki byari byarahanuwe kera ko umuntu azababara akagira umwanya akishima niyo gihe cyo kwishima kirageze rero ntabwo uri tayari kwakira umunezero cyangwa n'ibya bindi byo oya umunezero nta muntu utawishimira umunezero rero nawe ndi tayari kugu sibwo ntiwamushimira ariko niba byumva bariyahura nibabona icyana ahagaze ntacyo barimo nibabona icyana ahagaze gusa ntabwo ukibona wowe igipawundi waraye ntabwo byavuga ngo inkweto ngo yayo ngo iki ngo nabyo twebwe ntabwo turi inkweto turi abantu Imana yaremye ikamuremera umubavu uru ni urubavu naburaga ibyo ngibyo uri kuvuga bitewe n'ibyo yavuze cyangwa wenda hari icyakugenzaga cyangwa hari impamvu uri ariko rijijisha iki tumaze nk'amezi 2 mbikubwira buri munsi ngo wamuje n'uyu muntu wamuje n'uyu muntu rero ndizumva ya rubanda nose rubanda bagutumye aho ukibijijisha bajewe no kuvuga ngo n'ubundi ndi nka bafu kubyumva yewe ntago rero naza ngo mvuge ibyo wambwiye iki ni cyo gihe wenda ngo ubwire abanyarwanda ubwire aba diaspora umukobwa wawo uramuhoza amarira cyangwa aricwa n'agahinda mu Rwanda ahubwo se iki cyuma kiri tayari ubone ko abasore b'i Kigali bose atari bamwe hari abagifite umutima ukunda ubwitonzi ubugwaneza nibyo bituranga garukira Jo oui ko mbona uri kure cyane oya ntabwo ndi kure uri kure cyane ntabwo navuga ngo ndi kure bitewe wenda hari igihe wenda nyine umuntu agutungura rimwe na rimwe nyine wenda akakubwira nk'ibintu n'iki hari ibintu nyine wumva utiteguye kubyumva cyangwa iki ariko nyine ndahari ntago koko se urakoze cyane ariko ubundi mu nkunda amahoro murahazi tukurangireyo mu nkunda amahoro murahazi urahakumbuye ese urashaka kujyayo wa mugabo uzwi ku izina ry'ibintu by'ibiroso agiyeyo mwaruhurana we uramuherekeza se utuze ndi urutoki kiro subutu abagiriye bajya ndaguhata iki wow yesu we inde kiroso romati cyo kugira ate
yo kujya bavuze ngo mu nkunda amahoro kiro ndaguherekeza nanjye nagaruka amahoro ni kivi ivi ingoto okay byose mu byakugenzaga uratubwiye ngo nkanjye nk'umunyamakuru wabimbwiye amezi 2 yashize ugenda ubimbwira pole igihe cyari kingiki ntabwo byari byiza kumfatanya n'agahinda watuje tuma mu gihe ameze neza aba aribwo tubonanye cyo nta tuntu wumva wamubaza cyangwa wamuganiriza kugira ngo wumve neza ibyo kumubaza ntabwo byabura ndamubaza wenda ibibazo bingahe ufite bingahe cyangwa ari byinshi ni reka muhitiremo bitatu bya mbere ikibazo cya mbere kiragira kiti Jojo ukimubona watekereje iki yego nkimubona none cyangwa nkimubona kuri social media ukimubona kuri social media watekereje iki anyway mbere yuko nanareba n'ibindi nabanje body ifoto numva irankuruye bituma njya kureba kiri mu kiganiro mbona uri très romantique mbona histoire zawe ni nziza kuryoshya n'abawe komeza kurikira histoire yawe finalo manza ko nirangiye ndavuga ngo kweri umuntu ngwa ahantu hashasha kikuramo kuri ya kweri uwanyereza mu gato nkakosora kubw'amahirwe ndi kubona ndi kujyamo neza kandi kuyapoda fresh ikindi cya kabiri wenda ikindi nakubaza ni giki kuri uyu munsi nyine umbonyeho kidasanzwe kuri njyewe ikintu cyantunguye cyane ukuntu ni kwimaginaga ukuntu nakubonaga kuri screen tandukanye n'ukuntu uteye buriya uranzi ko kamera zirabeshya man fu izi ukuntu icyuma ari cyiza kamera zikiya cyuma gihagaze fresh ibyuma kirashinguye kirashinze none ngo ibintu by'amapiste cyamana we shara abantu bahomba kwera shakiro cyenda urahombye ikindi kibazo cya gatatu nakubaza ese weho wenda nk'uko watangiye nyine umbwira gutyo warambonye urankunda n'ibiki nyine ese wenda ikindi kintu nakubaza nyuma y'uko umbona cyangwa se nyuma y'uko turamutse tuvuye hano sibyo turamutse tuvuye hano cyangwa se uko nyine wambonye aya kanisubira kirakomeye cyangwa turamutse tuvuye cyangwa bakimubariza ushaka ko zane tuvana tugese naho nta kibazo ndakimubaza inyuma ya kamera okay akanyigira ibanga ubwo nangiye ku nacyo reka turebe ko ugiriye impuhwe wari buze kugirira baravuga ngo agasozi kazamutse inka kamanuka indi reka nawe akwishyura kandi baravuga ngo imvura igwa ntisubire bahita cyumya uravuze ngo ugende cyumya wakaba imvura se so undi uri imvura hari imvura si itoshya iratoshya iratosa ijya gute gutoha iratoshya uyu mwana nawe aratoshya nuko ngo muri bari bw'imvura so niba yarize yego sha imvura irimo ariko urebye iragendanwa se oya ntabwo ari kuvuga ngo iragendanwa irimo nyine imvura yaraguye mbitse amazi oya nabitse amazi iratoha imvura iri hehe iri muri njye nyine nabitse amazi y'imvura uko umuntu ugira gutya ngo sibyo imvura yaraguye kwanza mbika amazi arimo ndatoshye uvuga ngo ubitse amazi yego ariko Blaise naragenda naraboneho ubitse amazi yes ubwo ndi ikigega narahunitse nyine ikidamu uri ikidamu oya ngo mbaze ibibazo warunyemereye bitatu ariko reka mpere kuko amatsiko mbone kubaza utubazo dutatu sibyo yavuze ngo afite amazi kuyasogongera ni ubuntu
suganyirwa n'ubonetse wese bisaba iki kugira ngo umuntu anyagirwe umunyagize kabisa yumva ko atoshye nawe bisaba nyine ubwo bisaba kugusha imvura bisaba kuyigusha yego guteze nsobanurira neza nsobanukirwa cyangwa wabizi wasobanukiwe kugira ngo unyagirwe bisaba ko imvura ishobora wenda kugwa cyangwa se ukajya no ku mugezi buri ugiye ku mugezi hari igihe ushatse uritosa cyangwa se ukajya hanze imvura iri kugwa ukanyagirwa ugatoha uri umugezi uri imvura ndi umugezi ubwo kuko sindi imvura cyangwa noneho se hari ibyo umbwiye ntasobanukiwe tuvuye hano hari ikibazo ukajya kunyura ukuntu bagwisha imvura turabivugana inyuma ya kamera ariko icyo cyizere cyo mbe ngifite murakoze cyane ikibazo cya mbere cyaba ari iki ngiki mu buzima bwawe busanzwe sibyo urabizi ko ufite umutima ufite n'ubwonko sinzi igikunda cyawe muri ibyo ngibyo usanga ukunda abo tipe bameze gute cyangwa abagabo cyangwa abasaza bitewe na guya yawe simbizi baye iki karamukoze yisuzumishe naranikingije ntumugire ikibazo wenda uko umutipe nkunda umutipe muremure nkunda umutipe muremure kabiri w'ibigango ariko atari wandi ufite ya mabere nyine aba ameze ukuntu hari abantu baba bafite ibituza nyine binini ukuntu umutipe muremure uringaniye tu yego icyo ngicyo yego cya kabiri sako kumwenyura kuba imwenya mweza ukuntu uko nsubijwe kandi ngasubizwa neza neza ugendeye kuki utazakwibagirwa wari ugeze neza ugendeye kuki ugendeye kuki mbaje ikibazo cya mbere kandi wanyemereye bitatu reka manze nangize ibindi bibiri bisigaye hato bitaza no kunshabuka dore jawo n'iki mfite no kureba reka ubu bwiza bwabyo bwo bwanakwibagiza amagambo ari kubera kuri yawe iki cya kabiri noneho ni iki ngiki iyo uri mu rukundo n'umusore wishimiye ugushimishije nawe ukamwishimira uba wumva ari kimwe akora amasaha 24 ku yandi muri kumwe ikintu numva nakora amasaha 24 ku yandi turi kumwe nuko agomba kunyitaho kukwitaho gute bwira nyine kunyitaho gute kuba turi kumwe byibuza ibyo tuganira ibyo dukora ibyo tuvuga ibyo mukora hari igihe dushobora kuba turi kumwe hari ibindi turimo cyangwa se ibyo dukora urumva harimo ibintu byinshi anyitaho nyine kuri buri kimwe cyose ibyo tuvuga ibyo dukora mbese ko mu mwanya nyine kuri we ibyo bintu babiri turi romantike cyane binkoza ahantu asa n'uretse uri kubaza wibariza cyangwa uri kubaza muri rusange cyane navuze muri rusange niyo mpamvu binkoze n'ahantu none ikibazo cya nyuma ni iki ngiki abaje muri rusange kandi niyo ntibariza cyo wumva uti ibyo bintu byose umbwiye mukorana bakaha make bakujyana gutereka nanjye natetesha buri ubyumva ute biramutse n'igihe turi kubikorana sinzi nyine ndumva bitashoboka nyine tu ibiki bidashoboka ibyo nyine kubikora yego ntabwo ujya ubikora nyine ndabikora ariko wenda kuri weho nyine sinzi ukuntu byaba bimeze nyine tu uravuze ngo ntabwo ndi gu yawe noneho oya ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo uri gu yanjye nyine ndumva nyine bitavamo ukuntu ariko tujye tuvugishwe sibyo kuvuga ukuri ntabwo byica tumirana ubuze ko udafatirwaho ubonewe cyakica iki ko mbona ari wenda kuvuga oya impamvu mvuze gutyo ni uko nyine ambwiye ngo biramutse nyine ntabwo nyine bikunze avuze nyine biramutse noneho nanjye bibaye nanjye namubwiye ntabwo wenda ashaka ko biba imbere ya kamera gusa ubwo byaba ntabwo byakunda ntabwo utangira urukundo imbere ya kamera oya reka mbyemere uri gusekana imbere wa musore uri gusekana imbere ka ndanayihorana buriya gusekana iyo ntanyuzwe imbere ntabwo unyuzwe iyo ntanyuzwe ndayihorana
ibyo nsubira ntabwo binyuze. Okay, reka noneho andangeho ngomba kunyura. Tuvugisha sibyo reka tube honest dusasa inzobe. Ubwo ndigika. Tuvugisha kuri n'ubundi umuntu w'umugabo. Nyumva? C'est ça. Wifuza iki gisubizo? Oya? Ukuri ko kumuri ukuri. Subiza ngewe wifuza iki gisubizo? Kuko burya na mwarimu asubiza ashaka igisubizo runaka, abaza ashaka igisubizo runaka, akizi. Uwo wumvaga cyari bukonogera ari iki? Kubw'amahirwe menshi sindi mwarimu. Ariko icyari kumbera cyiza. Yambwiye ati aramutse ari wewe nanjye ibintu bimeze gutya byavuga. Wenda nabyibuze byanyu byakugira sense. Reba iki kikobwa. Oya. Ese bite ko umuntu wagize ubwoba kandi kuri shaho. Igihe ntago ari iki. Igikorwa cyo muri Canada. Igihe ntago ari iki. Ariko igihe kizaza. Nyine igihe cyo kujya mu rukundo wapi. Ndumva muri iyi minsi nta rukundo ndimo. Asubwo urukundo nirwo tuvuze. Oya. Nyine wamushoto umwere ku rugwiro. Kubyumva? None utangiye kunsunika ngezemo. Ntabwo ndi mu rukundo muri ibi bihe nyine bitewe ibintu by'urukundo wapi. Koko se reka nkubwirira akantu keza buri akaruta ibindi byose. Nta kiruta urukundo kwisi hasi no mu ijuru. Ahubwo icyo nakubwira ni iki ngiki. Mu bintu ukeneye n'urukundo rurimo ariko rumwe rwa qualité rwiza. Wapi? Ese ko ngiye dufite umuntu aruguhaye bigutwaye iki? Reka nkubwire. Pe urukundo narugiyemo igihe kinini cyane pe sibyo? Uhura n'abantu batari beza. Uhura n'abantu umva mana wibagira benshi nahuye n'umuntu. Umwe. Rukumbi. Umva. Weniyarya. Kiroso. Ese wundi Kiroso uramuzi? Gira ikintu uvuga kuri Kiroso. Kiroso? Uriya Kiroso nta nubwo muzi. Ariko waramubonye kuri ntabwo waba uzi. Nyine Kiroso ntabwo muzi ntabwo nanahura nawe n'umwe ngo kunavuga ku social media aho yaratwitse kabisa. Wamubonye uterera. Wamubonye. Shamenya akunda hasi. Ko ahantu hose namubonaga n'icyo yabaga arimo. Ati ngaha byeri, ngaha imyotsi, ngaha ibyana, Musanze, Kigali, Jambo Beach, ego ku Rubavu, Karongi. Hari umuntu amubwiye ngo amubonye Bujumbura. Ibyo muzi ubundi ntabwo ndahura nawe ngo tuganire. Okay Joe, sijya kukwinjira mu mutima none asingiye kukujira no mu bwonko. Yego. None hari ibyumviro ufite muri wowe. Ndabona umeze nkaho tutakiri kumwe hano. Sizo twakuvanga panze. Ariko hari igisubizo uhaye Yves. Hari igisubizo umuhaye nonaha gikubiyemo utuntu two kuvuga ko utari tayari nonaha kubenda simbiza uko bitekereza. Ako mbwira ibintu bitatu physical appearance ko mu mutima wawe ntabwo urimo no nta wa Iva ntabwo uramubona byimbitse ariko physical appearance mugereranye na Kiroso ugira akantu tubwira n'ubundi niho hahandi. Ese ko wisetsa nyamara ikintu naye mugereranya na Kiroso ni kimwe nyine. Kimwe cyonyine. Iki ni ibanga bivuge se. None twebwe reka n'abagwiza ukuri. Ni umuceri nta kibazo. Bafana ba Bugarama Pakistan cyangwa Mutaliyani. Imvange. Ako. Nyine ikintu bahwanye na Kiroso. Ikintu bahuriyeho bahuriye ku biroso. Bafite ibiroso bimwe. Akandi icyo ngicyo cyo noneho kikwica nabi. Gituma mbabara cyane. Hanze ko kikugwa neza. Nyine bitewe nuko wakanzwe ni yera abona yirabura agahunga. Bura hari igihe ukunda umuntu hari ikintu mukuri afite kuri we nyine kigukurura n'iki ako nyine kiriya Kiroso nyine hari igihe ahubwo namubonye ndabese buriya ni Kiroso waje manza yamuntumyeho cyangwa Imana yakuvunjiye byashoboka. Byashoboka ngo nta kintu mwumva ngo mw'abantu. Nanjye kumva ijambo ry'icyizere rimbwira ngo aho hantu niho
ariko reka nkubwire abantu buriya kugira ngo nkunde nibagirwe neza Kiroso urumva ni ukugira ngo urumva wenda abantu bose babyumve wenda abantu bafite Kiroso gutya ahari nzabanga kugira ngo nkunde mvuge ngo Kiroso mvuyemo baby nibibeshyuka mu mwanya wawe Kiroso uzamwibagirwa n'isura uyibagirwe do sindahondi baby sigutanga care ndacaringa kwera mu gitondo kenza nimugoroba baby do ukora geste imwe gusa yo kunyegera gusubira inyuma bizakunanira wallahi reka nkubwire rero maze ibyo nkubwira no kuri mva nkubwire na Kiroso nuko yazaga mbwira ariko sindi Kiroso twaraganiraga kenshi na kenshi ariko nawe byarangiye nyine nyuma nyihindutse ariko urabyumva ko ubwo rero ikintu cyatuma yenda nawe nkubwira ngo ngwino ntago mbizi hari igihe nshobora kukubwira ngo ni karibu ugasanga unkoreye noneho ibiruta ibyo Kiroso yankoreye kandi ibyo nyine byo nzakora birenze ibyo Kiroso yagukoreye ariko bitari byiza byo nzarenza ubu muri iyi minsi umva mana wowe tuze ndatuje nta mva icyo cyo ngusabye nawe icara utuze umwanya wa wose w'umparire nanjye ngukoreho ryake akazi ndiyameniya muri iyi minsi nta rukundo ko bizagorana muri iyi minsi nta rukundo basora kenshi twifashisha amafaranga yo dutereta kandi umusistara afite amatsa abanyarwanda n'amadolari muteretesha amafaranga tuzi ko njye ntabwo ndi gutereta njyanye urukundo buri umwe yagira akantabwira mugenzi wiwe bitewe n'ibyo yiyumvira nuko yumva muri kano kanya tugana ku musozo kuko mu by'ukuri ngewe byanandenze ladies first genga soza ariko nuri cyoro ari kugura muteze amatwi oya ni ubanza okay ikintu cya mbere nakubwira gusa ndakwishimiye kandi nshimishijwe guhura nawe ariko niba wenda ari iby'urukundo n'iki muri iyi minsi ndashaka kubanza gutuza ibyo mbonye bahunga umwe bingana gupfusha imbyeyi ushaka kubanza gutuza urukundo wapi ntabwo nakubuza ibyo ushaka cyangwa umubangamira mu byo ushaka niba ushaka gutuza nanjye ndi tayari gutuzanya nawe aho uzaturiza niho nzaturiza nzampari kabisa niyo mpamvu ugifite agahinda k'umusore wari umwe kumwe ngenda tayari ndakaguhoza kandi nkore hirya sinzarambirwa nzakomeza mpatirize nkakwegukanya kuko bari babivuze ngo hari igihe uzahatiriza nugeraho uruhe nintarambirwa se hari abantu bitwa bamutarambirwa kuraje umpaye kuraje baby ko nanjye niyaminiye ariko buriya ntago warusha Kiroso tu ariko ikindimo kiri ku mpatiriza sinagusha intege nyine komeza ikintu kirimo kiri kunsunika kikunjyana kuri wowe gikomeze kigutembereze hejuru uzenguruke oya ntikikuntureho komeze kigutembereze ntacyo nuruha nyine ubu ngeze hano ku mubiri ndacengera gake gake ntembere mu mutima n'ubwonko ndahibasira mwakoze cyane kubana natwe by'ukuri niva hari ikintu nshinja kuba ku bintu wasabye iyo nagusabye wabikoze uri umuntu w'umugabo cyane buriya imana ikumira umugisha ndarufite cyangwa mfite amasoso kimwe muri ibyo intangiriro ni amasoso go ahead bavandimwe wenda bizaza baravuga mu kinyarwanda nubwo bwose ari ibyo bahinduye mu cyongereza uzananirwe aho gutsindwa kugerageza uzatsindwa wagerageje ubyumvishe rero ibyo wansabye ndabikoze go ahead ibindi ubundi nimunkenera urahari ndahari Kayawe TV turahari ubufasha ndahari ubufasha ndabubahaye ubundi ngewe ibindi go ahead tuzamenya ibyanyu mbere y'igihe si igihe nyuma y'igihe si igihe wenda igihe muzamenya ibyande nande ngo muzamenya ibyanyu ibyande
ibyawe n'abaturanyi bawe mwicaranye hano. Anyway, ibintu biroroshye rero ko natwirukana rwose dusuka gutwirukana cyangwa kudusengerera. Reka nshimire abantu bari kureba kino kiganiro, muraba agaciro cyane, mwibuke sub kuri yawe TV. Sinamenya no kubashimira umuntu turi kumwe hangaha. Mwihangana ntabwo nsanzwe ndindondogoza ku munsi narondogojwe kubera ikintu narindi kuruzanga. Nawe uramutse wicaye hano ndi ukareba igisasu kiri hano ibumoso bwanjye. Akiya Mungu ndo ndarahiye. Dati bitabapfa. Byababera. Ahano. Akura cheka ibyo ndeba ari mu mutabireba. Mana we. Okay, bakozi ba TV banyarukira kuri yawetv.com musome makuru azira ibihuha atari ivumbi, amakuru azira ku gihe kandi ameze neza. Asubundi mukoze subscribe kuri yawe TV byabatwariki. Ese mukoze notification byabatwariki. Ese mu comment ati se abantu bundi aya majeya izitaye ziraberanye byabitwaye iki mukabyandikamo hariya hasi cyangwa umukobwa yarababajwe si ngombwa kongera kubabarizwa mu Rwanda nashaka abazungu bene wabo cyangwa ni ibintu nk'ibyo ngibyo bitwaye iki kundeba nabisi ndi kuvuga muri rusange kuko n'ubundi buri wese azajya koma aho yishyikira kunyumva. Okay, mwarangiza mugasharinga bitwaye iki se na like cyangwa ani like ntabwo byabaho kwa n'amataye abantu bajyanye gutya n'iki inkweto yabonye yayo bye mwari kumwe na Jonah Precious ni kuri yawe TV.